amezi 6 arashize, iminsi yerwa ku ntoki myinshi birashize byombi. Amara n'imiborogo bikwiriye hirya no hino mu burayi bw'uburengerazuba. Imivu y'amaraso itemba, inzira karengane zihagendera kandi zisanga mu bibazo bisahamagaye. Ibyago kuri bo byabaye baturanye kuri bo ubwabo. Ninde nyirabayazana wazanye ibingibi? Ninde wanze cyane kuva kwizima? Ni ikiganiro Inkuge yigenza kuri Puto TV2. Naho ngende Alpha nibigira, tubaye ikaze. Reka nkubwire umuzi n'umuhamuro w'ibibazo byose bitandukanye ukunda kumva kuri isi dutuyemo kuri uyu mubumbe. Ibihugu by'ibihanganye ntibituza guhora bishaka kugira ngo bigaragaze yuko ari ibihanganye kuruta ibindi byose. Hari umuperezida uyobora igihugu akaba yumva yakiyoborana n'ikindi gihugu kitari icye. Ntanyurwe n'ubutaka yobora kuko abona yuko impera zabwo cyangwa se imbibi zabwo zitamuhagije cyane, yifuza ko yanazegeranya akazigira ubutaka bumwe. Umuzi w'ibibazo by'Uburusiya ndetse bwakuze kugirana n'igihugu cya Ukraine kuva mu mwaka w'1917. Nakubwira yuko ibi byabaye ibibazo bihambaye cyane kuri iyi si kandi bigatuma abantu benshi bisanga mu bibazo bikomeye cyane. Ndakwibutsa yuko iyi ari Puto TV2 amamaza ibikorwa byawe ku mafaranga make cyane kandi atakugoye. Hano rero iwacu turi umunara w'isoko kwamamaza ibikorwa byabo. Mu gihe cy'amezi agera kuri 3 gusa, buri wese yagiye yibaza bigitangira icyo gihe henda kuba ikintu cyitwa intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Hagiye hibazwa niba Perezida Putin arimo gukanga cyangwa se arimo atera ubwoba isi ndetse n'abajyaga bumva amakuru kuri uyu mugabo ko ari igihangange kuri iyi si. Zimwe mu mpuguke rero z'Abarusiya zari zarakunze cyane kubwirwa yuko abantu bo hirya no hino bakwiriye kujya boroshya ibintu, nabo ubwabo barabibwirwaga bakanabivuga. Ubu none rero bagiye basa nkaho bagaragara yuko izi mpuguke zagiye zibabwira yuko bakwiriye kugira impungenge kuri iyi si dutuyemo ko Uburusiya bwabateza ibyago. Abakurikiranaga ingabo babonye ukuntu Uburusiya bwatangiye cyane kurunda ingabo n'ibikoresho hafi y'umupaka no muri Crimea kumwigimbakirwa, maze zikabura uburyo kizakora intambara. Ariko nta gisibya, ibi ntibyatinze. Ibyibazwaga cyane n'abantu benshi bajyanaga babyumva cyane ku itariki 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022, ubwo ibisasu bya mbere y'Uburusiya byaraswaga cyane muri Ukraine, ndetse ingabo ndetse n'imodoka bitandukanye by'intambara bikambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. Ushaka kwibaza niba koko uyu muzi ibibazo ngwaje hagati y'Uburusiya na Ukraine, ukibaza impamvu ibi byabaye. Nyamara ibihugu byari bituranye, nyamara byanabanye muri leta y'Abasoviyete, ariko uyu munsi biri kwitana ba mwana, birarebana y'ingwe. Nkuko ikinyamakuru The Guardian cyagiye kibivuga n'ibindi itangazamakuru bitandukanye, duhere ku bwigenge bwa Ukraine kuva mu mwaka w'1918 nyuma yo kugwa ku bwami bw'Uburusiya mu mwaka w'1917. Ubwumvikane buke muri politike bwatumye abanya-Ukraine bakunda igihugu cyabo, bashinga urwego mpuzabikorwa wakwita cyangwa se akanama bise Central Rada. Ni nyuma y'uko kaje kuvamo inteko ishinga amategeko mpinduramatwara. Ntabwo byari byoroshye cyane. Guverinoma y'Uburusiya ubwayo y'agateganyo yahaye Ukraine kwishyura ukizana mu izina rya Repubulika ya Rubanda. Rubanda rwa Ukraine rwari rugezweho kuba rwakwitwa ko hari igihugu cyakwigenga, babyise UNR. Ariko aba bagabo ubwabo bari barishyize hamwe, bitwaga ababolsheviks. Cyari igice cy'ishyaka Abarusiya bari barashyize hariya kugira ngo babashe kuba babikoresha neza cyane, cyitwaga Russia Social Democratic Party. Nicyo cyafashe cyane ubutegetsi mu mpinduramatwara yo mu Kwakira mu mwaka w'1917. Bahita banga kwemera igihugu gishya cyane cyari kigezweho nyuma yo kwigarura ubutegetsi bw'Uburusiya, ndetse kandi batera Ukraine kugira ngo binjize cyane muri leta ya Gisoviyete. Bayinjizamo gutyo, ariko nabwo biragorana. UNR yaje gutangaza ubwigenge bwuzuye muri Mutarama
mu mwaka w'1918 ndetse kandi sinyana amasezerano y'amahoro yiswe The Treaty of Brest-Litovsk. Ni ibihugu byari biri mu bwami bugari bw'Ubudage, German Empire, hakaza Autriche ndetse na Hongria, hakaza ndetse na Bulgaria n'ubwami bugari cyane bwa Ottoman. Cyari cyo gikomeye cyane, yari amasezerano yanashyizeho akadomo cyane ku ruhare rw'Uburusiya mu ntambara ya mbere y'isi. Icyo gihe kandi Abadage basubijeho cyane ubwami muri Ukraine, ariko UNR igaruka ku butegetsi nyuma y'intambara ya mbere y'isi, itangaza guhuza ubutaka bwa Ukraine bwari mu maboko cyane y'ubwami bugari cyane bwa Autriche na Hongria. UNR kandi ntabwo gusa yabashije kuba yarokoka intambara hagati y'imituku n'imyero, icyo gihe yari igezweho cyane nka kimwe mu byarangaga amabara mu gihe cy'intambara hagati y'abaturage mu Burusiya yabaye mu mwaka w'1917 n'1922. Ko ku ruhande nta na rumwe rwigeze rwemera ubusugire bwa Ukraine, ariko ubwigenge iyi Ukraine yari yabonye mu mwaka w'1918 bwahatiye abasolvenski gushinga repubulika yabo ubwayo, bayita leta y'abasoviyete ya Ukraine. Mu mwaka w'1922 yaje no kuba imwe mu zigize cyane Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Gusa kandi mu ntangiriro z'imyaka y'1930 1930 Stalin uyu yagarutse ku mukoro cyane utari wararangiye wo gusenya Ukraine yateye imbere mu gihe cy'impinduramatwara, mu gihe kandi miliyoni zigera muri 4 z'abanya-Ukraine zagiye zicwa n'inzara yagiye iterwa n'ubutegetsi bwo kuva mu mwaka w'1932 kugeza mu mwaka w'1933 nyuma y'umwaka umwe gusa bibaye muri Ukraine. Rero abangaba bise ubitwaga Holodomor, bisobanuye ubwicanyi bunyuze cyane mu kwicisha inzara. Bagiye bagaragara yuko abenshi bagiye bicisha inzara, abandi bagenda basa nkaho bihotora. Bamwe banafashe cyane ubwo buzima bwabo n'iyo mibero n'iyo ntambara nka genocide, ariko Uburusiya bwagiye butera utwatsi bubihakana. Stalin kandi uyu nguyu yanasenye umuco ugenda usa nkaho wagaragaraga icyo gihe, atangira yewe kugenda ayoshya cyane abanya-Ukraine anakaboza ubwonko, abumvisha ko kandi hari barumuna b'Abarusiya nabo bagira bati na turi abavandimwe natwe turi nkabo. Ariko mu mwaka w'1945 Repubulika ya Gisoviyete iharanira imibereho cyane ya Ukraine icyo gihe yari yaguwe cyane. Hari nyuma y'amasezerano rero y'uyu mugabo wigeze kuba igihangange cyane, yewe anakora byinshi, uyu muvandimwe Stalin, ariko nawe azagira amasezerano ye hagati ye na Hitler. Ayo masezerano avuga ko kwari kugabanya cyane uburayi bw'uburasirazuba bushyirwa hagati yabo ubwabo. Stalin kandi yateye Polonye mu mwaka w'1939 muri Nzeri, asubiza muri Ukraine ubutaka Polonye yari yarigaruriye nyuma kandi y'intambara ngufi cyane yagiranye n'abanya-Bolsheviki mu mwaka w'1919. Mu nama ya Yalta hari mu mwaka w'1945 Churchill uyu wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza ndetse na Roosevelt wari perezida wa Amerika icyo gihe, aba bombi bemereye Stalin kugumana izo ntara zombi. Maze Abarusiya kandi bahatiye Czechoslovakia yingiye yarigezwe icyo gihe ko yabaho ubutaka bwo muri Lasini. Byanatumye Repubulika kandi ya Gisoviyete ya Ukraine yaguka cyane icyo gihe. Reka turane no bye kinoneho icyitwa Crimea, uyu mwigimbakirwa uburyo baje kwigarurwa cyane bwa mbere mu mwaka w'1954. Yaba Abarusiya cyangwa se abanya-Ukraine ubwabo nta bari bafite cyane ubwiganza aho ngaho, buri wese igihande kimwe yaragifiteho agace gato. Kandi mu myaka ya za 20 umwaka w'1920 nyine Abasoviyete bahinze uburyo ki bagenda bashakisha umuco wabo, umuco witwaga abatatarizi. Abangaba bari abanya-Crimea, babaye aha hantu kuva mu kinyejana cya 13
maze abayobozi babo batsinzwe n'ingoma y'Uburusiya mu mwaka w'1783 kugira ngo rero batangaze ubukoloni bwabo bw'uburengerazuba n'ibindi bihugu byari bibonye ubwigenge vuba aho ngaho icyo gihe, ahanini cyane byo muri Aziya ndetse kandi na za politike z'iwabo aho ngaho, bashaka uburyo ki babihuriza hamwe ngo bizabe ikintu kimwe. Ubwo igisigari cy'Uburusiya nabwo ubwacyo cyitwaga Red Army cyisubizaga kuri icyo gihe, cyaje kusa nkaho kiyambuye Abadage b'Abanazi icyo gihe mu mwaka w'1944. Stalin yategetse kwirukana cyane abatataruzi icyo gihe babaga muri ako gace, ibyo bamwe rero mu banyamateka bagiye bafata nka jenoside yitiriwe Abanazi. Mu kwirukana rero icyo gihe abo batataruzi, abo mu bwoko bw'Abarusiya bagize ubwiganze muri Crimea mu kanya nk'ako guhumbya gusa. Intambara yari yasize ubukungu bwa Crimea n'imijyi byangiritse byose. Icyitwaga umwigimbakirwa gisa nkaho gihungabanyijwe mu mwanya muto nk'uwo guhumbya. Ubwo hizizwaga rero isabukuru y'imyaka 300 y'umujyi wa Pennsylvania cyangwa se Pereyaslavi, nibwo kandi Nikita Khrushchev uyu nguyu yateguye kwegurira cyane Crimea Repubulika ya Gisoviyete ya Ukraine. Yanagombaga kandi kongera kuyubaka no kuyiha amazi meza binyuze mu buryo bugaragara cyane mu miyoboro yari kubaka icyo gihe. Nyamara mu mwaka w'1991 isenyuka rya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zarabaye. Referendum yo muri Ukraine mu mwaka wo kuboza mu mwaka w'1991 kuko ari ukwezi ko kuboza mbabarire, bagaragaje cyane iherezo rya Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Buri wese yabonesha amaso ye. Navuga yuko byabaye nyuma yo gutsindwa kw'intambara y'ubutita yari maze iminsi ikorwa cyangwa se ivugwa. Uburusiya, Ukraine na Belarus ubwabyo byaje kugaragara cyane mu mwaka w'1997. Habaye amasezerano hagati y'Uburusiya na Ukraine yemezaga imipaka ya Ukraine ubwayo, ibintu Uburusiya bwari bwaremeranyije cyane n'ibihangange bitunze intwaro za kirimbuzi. Amasezerano yabereye i Budapest mu mwaka w'1994, aho Ukraine yemeye gushyikiriza Uburusiya intwaro za kirimbuzi yari itunze zakozwe n'ubutegetsi bw'Abasoviyete. Aya masezerano kandi yarengeje cyane igihe cyayo kuwa 31 Werurwe mwaka w'2019. Nyamara ariko 2014 hagaragaye kwigarurirwa cyane uyu mwigimbakirwa uzwi nka Crimea. Intambara yabaye muri Donbass ntabwo byari byoroshye cyane. Ubwo abaturage ba Ukraine batangiraga cyane impinduramatwara mu mwaka wa 2014 bagakura ku butegetsi Perezida Viktor Yanukovych. Uyu nguyu yari ashyigikiwe cyane n'Uburusiya, maze bashyiraho ubutegetsi bwari bushyigikiwe cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba. Abayobozi b'Uburusiya ubwabo bafatiranye ibihe igihugu cyari kirimo kugira ngo bigarurire umwigimbakirwa wa Crimea, maze baje gusanga ubwabo abaturage babo bari biganje cyane bafite inkomoko cyane ku Burusiya nyuma yo gukora ibarura bari bakoze. Ndetse banavuga ko kandi abangaba bose bavugaga Ikirusiya, banashyigikiye cyane uyu mwigimbakirwa wa Crimea, maze babyemeza yuko iyi Crimea yakwegerwa ku Burusiya, bashishikajwe cyane n'umushahara cyane wari utubutse n'andi mahitamo y'akazi, bitabasabye kwiga cyane kuba ururimi rw'ikinya Ukraine barugikoresha. Bajyanye umwigimbakirwa ko abenshi hanini bakoreshaga Ikirusiya. Uburusiya ubwabo kandi bakoreshaga cyane Ikirusiya cyabo nk'igihugu kavukire, yewe no kuba abandi ubwabo babaga muri Ukraine baravugaga ururimi rw'Ikirusiya. Ntago byagoye Uburusiya kwegukana uyu mwigimbakirwa. Habaye amatora ya referendum, abaturage bemeza ko bashaka kubarizwa cyane ku Burusiya, bituma amahanga yamagana ibyo bintu cyane ko bitari bikwiriye cyane. Usibye ibihugu by'inshuti z'Uburusiya nka Korea ya ruguru, Syria ndetse na Venezuela, ibi ngibi byakomeje kwiyomeka cyane ku Burusiya. Kubera ibiganiro by'uburengerazuba, abayobozi b'Uburusiya muri Crimea batangiye gutoteza cyane abanya-Ukraine. Icyo gihe babaga muri icyo gice, yewe banashinga n'indi mitwe yitwaje intwaro mu zindi ntara zo mu majyepfo ya Ukraine, aho wasangaga abantu benshi bagiye bakunda cyane gushyigikira Uburusiya. Uyu muvuno kandi
wakozwe cyane kubabaga muri Donbass, akarere k'inganda kari kiganjemo abaturage bavuga cyane ikirusiya. Ubwo ingabo za Ukraine rero zageragezaga cyane kuhagenzura, bivuga ko ngo witwaga perezida w'icyo gihugu cyane cy'Uburusiya Putin mu ibanga rikomeye yohereje ingabo ze gushyigikira abarashyigikiye Uburusiya. Habaye imirwano kugeza mu mwaka wa 2015, yongera kubura 2017, yewe no mu ntangiriro za 2020. Iyi mirwano yaguyemo abantu 14,000 byose, abajya kuri miliyoni n'igice bagenda bavanwa mu byabo. Hafanga ejo bundi mu mwaka wa 2021 hajya hagaragara ingabo nyinshi zagiye zirundwa ku mupaka, yewe ziyenze natanga agasopo ku burengerazuba cyane bw'Uburayi. Mu mpera z'umwaka ushize cyane 2021, igihugu cyane cyagiye kigaragaza nk'Uburusiya kigaragaza ko ibihugu byo mu burengerazuba ndetse n'ubutasi bwa Ukraine byagiye bigaragara ko byasohoye amakuru icyo gihe yuko ubwabyo bitari byoroshye cyane. Nyamara ariko aya makuru yavuga yuko Uburusiya bwagiye burunda intwaro ndetse n'ingabo ku mipaka ya Ukraine, yewe banategura ibirwanisho cyane n'ibikorwa remezo byo kwifashisha cyane muri izo ntambara batera igihugu cya Ukraine. Uburusiya bwavuze yuko kandi ngo ibingibi byari amanyanga, byari ukubeshyera iki gihugu yuko nta gahunda bafite bo kuba bajya gutera Ukraine, ariko ubwabyo ntibyatinze birigaragaza. Uburusiya bwavuze ko biri mu rwego rwo kwitegura imyitozo ya gisirikare isanzwe, nta cyari gikanganye cyari gombaga gutera isi ibibazo ndetse no guhangayika. Ariko n'ubu ngubu ibivuga biragaragaza ko Uburusiya bwarimo busa nkaho bujijisha. Uburengerazuba bw'Uburayi bwaje guhabwa nyina ntarengwa, ariko nabwo ubwabwo bwabashe kwihanangiriza Uburusiya, ariko bibu by'ubusa. Nabo kandi bagiye bagaragaza cyane inyandiko zagezweho na NATO, bavuga bati NATO ntiyakomeza kuba yakwaguka cyane igana mu burasirazuba isatira Uburusiya. Byatumye rero iki gihugu cy'Uburusiya gitangiye gushakisha uburyo cyarwana n'igihugu cya Ukraine, birinda yuko basatirwa na NATO cyangwa se OTAN. Ibi byose rero byabayeho kugira ngo hakurikizwe ikintu cyakwitwa intwaro zagendaga zishyirwa cyane hirya no hino kuri iyo mipaka. Nyamara ariko bya bihugu byose biri muri NATO bitangira gutekerezaho cyane yuko byakora nk'ibyabaye mu mwaka w'1997, basa nkaho binjiza ibihugu bya muri NATO kandi bakoresha n'intwaro zatera ubwoba Uburusiya, ariko biranga. Bashatse no guhagarika kandi ibikorwa bya gisirikare bya NATO. Uburusiya rero bagiye bagereza ko bazimya ubu bikorwa bya NATO bagiranaga n'ibindi bihugu byahoze ari leta z'Abasoviete nka Ukraine ndetse na Georgia. Mu mwaka wa 2021 nibwo perezida Volodymyr Zelenskyy yongera imbaraga cyane mu gusaba perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yakwemerera Ukraine kwinjira muri NATO, bitaramugwiriye amahoro n'uyu munsi. Ni icyifuzo kitakiriwe neza cyane na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, atangira gukariha cyane umujinya w'urusha serwakira, maze atangira kuvundereza amacandwe ayatera mu gihugu cya Ukraine nk'inshira igiye bishaka kugira ngo icocomere umuntu. Muri Mutarama kandi mwaka wa 2022 Uburusiya bwahise butangira kohereza ingabo hafi ya Ukraine, bavuga ko ngo zigiye kubakorera imyitozo. Muri icyo gihe rero nibwo guverinoma z'amahanga zatangiye kwamagana ubushotoranyi bwose, bavuga ati hanyamara icyabaho hagati y'ibihugu byombi cyateza impagarara. Joe Biden yatangiye kugenda akangisha ibihano Uburusiya bikomeye, ariko byabaye imfabusa. Ni bande baba bashyigikiye ibi bikorwa byabaye gutyo? Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'ibihugu byinshi cyane biri muri NATO bifatanyije cyane na Amerika mu bijyanye n'ibihano. Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa yagiye hirya no hino mu biganiro hagati ya perezida Putin ndetse n'uyu mugabo wita Zelenskyy, ariko biranga. Umwuka mubi wari hagati yabo bombi ariko ntiwaza gukama. Aha ngaho Uburusiya bwasabye cyane uburengerazuba ko bwakwizera NATO, bukizera ko utazongera gukorera cyane ibikorwa byayo by'igisirikare mu Burayi, cyane cyane bw'Iburasirazuba ndetse no muri Ukraine. Bavuze ko kandi Ukraine ubwayo irimo gukoreshwa cyane n'uburengerazuba ngo kandi ko ngo itemewe n'Uburusiya mu mategeko nk'igihugu. Mu gihe kandi ibi bihugu bikomeye byo ku isi hirya no hino ndetse n'amasezerano nk'aya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe n'Ubwongereza n'Ubufaransa kimwe n'ubumwe kandi bw'Uburayi ubwabyo bagiye bamagana kwerekana ingufu kwa
Putin yagiye agaragaza cyane ku gihugu cya Ukraine, ndetse kandi bikarangira ateye Ukraine mu maso nk'ayo guhumbya. Putin kandi yasobanuye ko Amerika na NATO byanze cyane gusubira cyane mu gahunda bari bafite yo gusubiza ubusabe bwe, maze bikabangamira ubushake bwe bwo kuba yakwitegura kurushaho gukorana n'uburengerazuba. Ahangaha umuhanga aravuga ati, kuki Putin akunze kwita abanya-Ukraine abanazi? Ibaze nanjye nkubaze. Mu gihe kandi Abadage kenshi bagiye batekereza yuko nk'intambara ya kabiri y'isi ari nk'intambara yo kurwanya Abarusiya, ngo imirwano myinshi ubundi yabereye muri Ukraine y'ubu ngubu ndetse na Belarusi, byombi byari bifite ako kaga. Hakazamo ndetse n'ibice byo mu burengerazuba bw'Uburusiya bwari butorohewe cyane. Ubwo bari barigaruriwe rero n'Ubudage icyo gihe, miliyoni nyinshi z'abanya-Ukraine zoherejwe mu Budage bagiye gukora mu mirima cyane ndetse no mu nganda. None kandi kubera yuko ubuyobozi bw'abanazi bwo bwari bwarashyamiranye cyane n'abanya-Ukraine, ariko bagashyira cyane Ukraine hejuru cyane y'Abarusiya, bagiye bagerageza guteza imbere cyane umuco wa Ukraine mu bice byagiye byigarurirwa cyane. Ibintu byagiye bafasha cyane kwigarurira bamwe mu banya-Ukraine. Ayo matsinda kandi y'abanyabihugu navuga yuko cyane cyane mu by'ukuri ngo yari afitemo cyane bamwe mu bagiye banga Abayahudi. Uyu ni Zelenskyy, yari umuhanga mu by'amateka wo muri kaminuza ya Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye agaragaza byinshi, agaragaza ko aya matsinda y'abanyagihugu mu by'ukuri ngo yari afitemo bamwe mu bangaga Abayahudi. Mu gihe kandi abaturage ngo ba Ukraine bumvaga yuko ahanini babona ubwigenge bwa Ukraine babuhawe no kuba bakwigarurirwa cyane n'abanazi, aho kuba babagarurwa cyane cyangwa se bakwigarurwa cyane n'abanyasoviyete. Bimwe byagiye bigaragara cyane yuko byari ibibazo. Zelenskyy, umuhanga wari uzi cyane kuvuga, yavuze yuko abanazi bijeje abanya-Ukraine ibintu byinshi, ariko mbere yuko bagatsindwa icyo gihe mu mwaka w'1945 bahindukiranye inshuti zabo z'abanya-Ukraine zirimo umwe mu barwanyi bamamaye cyane baharaniye cyane ubwigenge witwaga Stefan Bendera. Ubwo uyu mugabo rero yarwanyaga cyane abasoviyete, Bendera uyu nguyu kandi yagiye ku ruhande rw'Abadage, ariko birangira yisanze mu nkambi yikusanyirizo cyane. Imbohe nyinshi zabaga ziganjemo cyane Abayahudi zaragiye zikusanyirizwa hamwe, maze haza kuba n'uyu mugabo yuko Bendera yisanze muri aba ngaba. Yari nyuma yuko yari yanze gukuraho itangazo ryemezaga ko Ukraine cyari igihugu mu mwaka w'1941. Yarekuwe mu mwaka w'1944 kugira ngo kandi afashe abanazi kurwanya abasoviyete, maze Bendera arokoka intambara atyo. Gusa ariko nabwo ntiyaje kurama, ko uyu mugabo yaje kurogwa arwana KGB mu mwaka w'1959. Ariko nyuma yaho ejo bundi gusa mu mwaka wa 2010 perezida wa Ukraine Viktor Yashevchenko uyu nguyu yahaye Bendera izina rye, amwita intwari ya Ukraine, ariko icyubahiro kivaho nyuma y'umwaka umwe gusa. Perezida Putin kandi yakunze kumvikana yita abayobozi ba Ukraine abanazi. Mu mwaka wa 2014 Uburusiya bwaje gutera Crimea, abanya-Ukraine benshi bafataga yuko byari byoroshye cyane, byoroshye ko uyu mugabo Bendera n'abandi baharaniye ubu bwigenge bwa Crimea bakomeza kuba bahabwa agaciro, ariko bibyubusa. Bendera nabwo ngo nubwo ariko ubwe uyu mugabo yashoboraga kuba atakiri intwari ya Ukraine, urwibutso rwe rw'uko yabaye umuntu ukomeye cyane ntacyo byatanze, kubera yuko abarwanyi bagiye baharanira cyane ubwigenge mu kinyejana cya 20 baracyamenyekana muri bya bihugu by'uburengerazuba. Reka turebe noneho uyu Putin, iyi ntambara ye imaze amezi 6 n'indi minsi uko nabibabwiye. Ubu uyu munsi dukora iki kiganiro tutariki 27 kwezi kwa Nzeri 2022, Putin azagarukira hehe? Kuri ubu rero iherezo ry'uyu mugabo ndetse n'inzira ry'uyu mugabo twakwibaza nawe ukibaza, ntabwo warimenya. Uyu nguyu yakajije umurego cyane kuri Ukraine, atangaza ko yemera repubulika ebyiri gusa
Donetsk ndetse na Luhansk. Nyamara ariko havatu izi repubulika ubwazo turashaka kwigenga mu burasirazuba bwa Ukraine. Anavuga ko kandi ko azohereza cyane ingabo ze kuba zabungabunga amahoro muri repubulika z'abaturage ya Donetsk na Luhansk. Nyamara ariko izi zombi ziganjemo abaturage bavuga ikirusiya gusa kiwabo. Ibi bikongera kandi impungenge Amerika ndetse n'Uburayi zuko Uburusiya ngo bushaka kuba bwagerageza kuba bwarushaho kugenda bwigarura ubutaka bwemewe cyane ku rwego mpuzamahanga nk'ubwa Ukraine. Intambara yabaye gutya ariko amahoro arabura. Uyu munsi imiborogo, ubukene hirya no hino ndetse no ku mugabane wa Afurika nino bikomeje kunuma. Ninde uzabasha guhagarika uyu mugabo? Ni igihangange ariko byarananiranye. Ese niba koko wumva ubu Burusiya bugomeje guhangana Ukraine, Volodymyr Zelenskyy akomeje kuguma kwizima yanga kuva ku bintu. Nyamara ariko uyu mugabo nawe Putin ariko akataza gushiramo imbaraga. We nanjye tuzabona hehe amahoro? Ese umunya Ukraine uri mu mazi abira ndetse no mu Burusiya bazabona hehe amahoro? Ni ikiganiro Inkuge yigenza kuri Butu TV2. Naho njye nari Alpha nibigira. Komeza bari natwe kandi ukomeza kugira ibihe byiza.